Reka tubahe ikaze mwese bakunzi ba channel yacu ariyo Black TV 250. Nizere ko mwese mumeze neza aho muri mu nce zigiye zitandukanye z'isi yose muri rusange, cyane cyane abari hano mu Rwanda. Dukomeze kwishimira uburyo muri kugenda mutwereka urukundo ku byo turi kubasha kugenda tubagezaho. Natwe rero niyo mpamvu tuba turi hano kugira ngo tugende tubakorera byinshi cyane bigomba gutuma mugenda mumenya amakuru menshi agiye atandukanye ku byamamare cyangwa se n'abakunzi mugenda mukunda ku isi hose. Uyu munsi tugufitiye inkuru y'umusore bita 69. Amazina menshi niyo abantu benshi bamuziho, ubundi amazina yitwa Tekashi, kuva muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ariko muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, muri Amerika y'Amajyepfo. Hanyuma rero uyu musore ibyabaye ushobora kwibaza ngo ni ibiki. Uyu musore byabaye nuko urugo rwe rwatewe n'abantu batazwi cyangwa se abajura, hanyuma babasha kuba basagarira mama we ndetse n'imbwa ye yibanira nayo, kubera ko icyo gihe 69 ntabwo yari ahari. Ushobora kwibaza ngo byagenze gute. Nibwo muri iyi weekend ishize uru rugo rubarizwa muri Amerika ariko muri leta ya Texas, ariko abasore bateye uru rugo rw'uyu musore 69 aho yibanira na nyina, rwose muri kubabona ku mashusho. Iyo ni imbwa ye mama wa 69 yibanira nayo mu rugo. Hanyuma rero nibwo ku masaha ya saa moya z'umugoroba abajura bateye uru rugo rwa 69 aho yibanira na mama we, hanyuma baza kuba bashaka kuba bagira byinshi bahiba. Ni ukuvuga ngo icyabayeho ni iki ngiki gikurikira: abasore bateye urwo rugo, hanyuma bamaze kurutera nyine bahasanga, bari biteze ubundi ko bari buhasange 69. Ubwo ntibari babuze amakuru bafite wenda ko ahari, ariko baramuhusha, hanyuma bahasanga mama we. Baje rero bagambiriye kumwiba byinshi cyane. Murabizi ko ari umusore wambara ibintu byo by'imitako, amashenete, impeta n'ibindi bigiye bitandukanye. Baje bafite umugambi w'uko rero bagomba kuba babimukuraho, cyane cyane ko uyu musore ari mu bahanzi bo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika bafite ibintu byinshi by'agaciro nyine, cyangwa se bakorera amafaranga menshi cyane, dore ko ari mu bahanzi batanu ku isi bahembwa n'imbuga nkoranyambaga amafaranga menshi cyane atagira ingano. Ibyo ntitwabigarukaho kuko ni ibintu bizwi cyane kandi bimaze imyaka myinshi cyane, ahubwo ikigambirijwe muri aka kanya ni ukugira ngo tubasobanurire ibyo byose uko byagenze kugira ngo urugo rwe ruterwe. Bivugwa ko muri iyo minsi hari abasore b'inshuti ze, cyangwa se abasore bashobora kuba baragiye babana mu gihe cya kera, igihe bari bakiri wenda ingimbi niko nabyita, bakomezaga kuba bamusaba kuba wenda bagira icyo bahuriraho mu bijyanye n'imikorere y'akazi ke k'umuziki, ariko ngo 69 akabereka ko wenda atabaha umwanya uhagije. Niko rero abo basore nabo mureba kuri screen, urabona ko ari abasore bane. Amakuru yamaze kujya hanze yuko aribo bateye urugo rwa 69, aho basanze mama we ko ari uwo muri kureba no ku ifoto bahagararanye. Rero ni ukuvuga ngo sheriff cyangwa se umupolisi ushinzwe ibijyanye n'umutekano aho ngaho urugo rwa 69 rubarizwa, bivugwa ko aba basore rwose bakurikiranwe baramenyekana, kubera ko ayo akamera aba ari mu mazu. Hari ukuntu iyi terambere cyangwa se tekinoloji yaje, umuntu ashobora kumva ijwi ryawe akabasha kuba yamenya uwo uri we ndetse n'isura yawe ikagaragara. Nibwo rero ayo masura y'abo basore yabashije kuba yamenyekana, bamenya abo ari bo, bamenya inkomoko zabo. Ariko kugeza kuri uyu mwanya ntago turamenya icyakurikiyeho kuba aba basore wenda nimba bafashwe cyangwa se bataranafatwa. Gusa ikigaragara cyo nuko
mama wa 69 aba basore bamuhatirizaga kumubwira bamubwira ko abereka ahantu amafaranga wenda bafite ari kugira ngo babashe kuba bayatwara, kuko dore ko ariyo yari yabazinduye, kuko 69 we bifuzaga we nta wari uri mu rugo. Mama wa 69 rero igitangaje nuko yabashije kubabwira aba basore ati amafaranga wenda hari amafaranga ari hano, aya n'ayo, umubare uyu n'uyu, umubare utifujwe gutangazwa kubera ko aya makuru twayakuye ku gitangazamakuru cya TMZ. Hanyuma ariko mama wa 69 abasaba kuba ikintu bakora amafaranga bayatwara n'ibindi byose, ariko iyo mbwa ureba aravuga ati imbwa yanjye mumbabarire mwihangane ntihagire n'umuntu uyibwira nabi, kuko niwe muntu umara irungu, niwe muntu mba ndi kumwe cyane nawe hano y'umusore wanjye adahari. Aribwo rero yasobanuriraga abo basore ko iyo mbwa ye rwose ifite agaciro cyane gakomeye, ariyo mureba kuri screen. Kugeza kuri uyu mwanya rero amakuru ahari dukesha ikinyamakuru TMZ cyo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika nuko aba basore na n'uyu munsi bakiri gushakishwa, ubwo wenda hagize ikindi cyakurikiraho cy'uko bafashwe cyangwa se bamaze kuba bamenyekana. Kumenyekana ko bamenyekanye, ariko ikitarabaho nuko wenda batarafatwa. Natwe rero duhari kugira ngo dukomeze tubahe update z'ibizakurikiraho. Gusa nanone sheriff wo muri iyo leta yavuze ko bagomba gushyiramo ingufu cyane, kubera ko ibyo bintu biraharawe cyane, biri kuba abahanzi bari guterwa mu ngo zabo cyane. Murabizi abahanzi benshi muri Amerika barapfa umunsi ku munsi. Abazi neza amakuru yo muri Amerika bivugwa ko umuhanzi cyangwa se umusitari hari igihe abandi bantu bamugirira ishyari ku rwego rurenze, noneho bikagera n'aho bamutera mpaka bakifuza no kuba banamwica. Iyi nshuro rero 69 urabona ko asa n'uwarokotse abo basore cyangwa se ibyo bisambo, kubera ko ndakeka ko iyo bahamusanga bitari kugenda neza cyane, dore ko ari nabo bo bakuranye nawe. Urumva ko bamufitiye n'icyo bita beef cyangwa se imihari yo kuba wenda atabaha n'umwanya. Ibyo bintu rero akaba ari ibintu bimenyerewe cyane mu bintu bijyanye n'abasitari. Icyo twagusaba wowe utarakora subscribe, kora subscribe, hanyuma ubashe kuba wagenda umenya cyangwa se tugende kuba twagenda tuguha amakuru menshi cyane agiye atandukanye, yaba abastar cyangwa se no mu buzima busanzwe, dore ko twebwe dukora ibijyanye no gutembera cyangwa se tukabatembereza ahantu henshi hagiye hatandukanye. Tugakora ibijyanye no kuba twakumenyesha inzu wagura bijyanye n'ubushobozi bwawe, cyangwa se iyo wakodesha, yaba n'ibibanza, byose ni hano kuri Black TV 250. Kuri social media zacu zose uradusangaho